ibyago byo gukora icyaha, kuko biba ari ibyago kuri uwo muntu, biba ari ibyago, si ibintu apanga, si ibintu biri mu gahunda y'ubuzima bwe. Oya, iyo tugize ibyago tugakora icyaha, twegera intebe y'Imana y'ubuntu, nkuko rya jambo ritubwira mu Baheburayo 4:16 ngo nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Iyo tugize ibyago tugacumura, imijinya ikaducika, amahane akaducika, bya bindi tutaramiramo, kuko uwatsindishirijwe ntaramira mu cyaha. Oya pe, haba ubwo kubw'intege nke z'abavuga butumwa aho ngaho tuhageze tunyerera, kuko kubera ko standard y'Imana ntabwo yiyubakiye ku kigero ngewe ngezeho, ku kigero ndiho, ngo nimba naratsinzwe n'ikintu nge ntinya kubivuga, kubera ko ntabwo standard yo kwera ko Imana yiyubakiye ku kigero umuvuga butumwa runaka ageze. Oya, ni mu bumana bwayo. Habwo tunyerera aho hantu tugatinya kuhashimangira, kubera ko ibyaha byacu bidushinjije mu mitima yacu. Ariko Imana y'imbabazi, iyo turi muri urwo rugendo rwo kwezwa no gutunganywa n'Imana, iyo tugize ibyago, gucumura kuri uwo muntu biba ari ibyago, ntibiba mu mupangu. Niba biba mu mipangu yawe gupanga icyaha, usubira inyuma gato urebe niba bya bindi tumaze iminsi tuvuga byarakubayeho. Imana itugirire neza. Iyo tugize ibyago rero tugacumura ku mwami wacu, kwa tuguza amaraso, twegera intebe y'ubuntu tudatinya, tugasaba Imana imbabazi. Imana ni nziza kubera kwireba mu mutima, izi ubivuga yivugisha, izi nubivuga by'ukuri. Niyo mpamvu niwe mucamanza utabera. Iyo urashobora gusanga abantu bombi barimo barizwa n'ibyaha byabo, umwe yiriza ngo abinyereke, undi arimo arira mu by'ukuri njyewe sinabimenya, ariko tuzahagarara imbere y'umucamanza utabera ureba intention na motifu z'imitima yacu. Imana itugirire neza. Hanyuma rero twebwe abatsindishirijwe twese, umubano wacu n'Imana ufite agaciro gakomeye. Kubera iki? Hariho umunsi ibyaha byaturemereye, twaremerewe n'ibyaha, turemererwa n'ububi bwacu. Imana iduha kurunguruka ku gihano twari dukwiriye, tubabazwa nabyo. Ntidushobora rero gukinisha umubano dufitanye n'Imana. Nusanga umuntu akinira mu byaha mu mubano afitanye n'Imana yivugira ibyo ashaka, uzamenye ko atigeze aremererwa n'ibyaha. Imana itugirire ubuntu. Twebwe abatsindishirijwe twese, umubano wacu n'Imana tuwitayeho. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere kuva ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 10. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 6 kugeza ku wa 10, ngo nituvuga yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye tudakurikiza ukuri. Ibyo byonyine birakwereka ko uwakijijwe adashobora kugendera mu mwijima. Yasitara ku kintu atari yateganyije, ariko ntashobora kugendera mu mwijima. Nta plans z'umwijima zikiba mu mutima we. Niba zirimo, ongera usubira inyuma, ntacyo bitwaye. Nubwo umaze imyaka 10 mu idini cyangwa 20 cyangwa 30 cyangwa waranarivukiyemo kabushaje, ntacyo bitwaye kongera kwicara ku birenge by'umwami ukamubwira ati nari naribeshye ubugingo. Nituvuga yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye tudakurikiza ukuri. No rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 6 niho duhereye. Hanyuma ku murongo wa 7, ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nkuko nayo iri mu mucyo, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nkuko nayo iri mu mucyo, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Nituvuga yuko ari nta cyaha dufite, tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa, kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Nituvuga yuko ari nta cyaha dufite, tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Mwibuka ko twebwe batsindishirijwe tutakigengwa n'amategeko yari yarahawe Mose, tugengwa n'itegeko rya Kristo rikorera mu ngingo zacu. Iteka Kristo hari ahantu yifuza ko nigira imbere. Icyaha kuri njyewe ntikikiri ugusamba, ntikikiri kubeshya, ntikikiri kwangana, ntikikiri icyo cyonyine. Icyaha kuri njyewe ni ibintu byose nasabwe n'umwami simbikore, kandi biba bihari. Hari abo yabwiye twari dufatanyije urugendo rwo gusenga ngo mubyuke musenge, ntimwasenga, kuko itegeko ry'umwuka rikorera muri wowe, tuba twakoze icyaha. Iyo tuvuze ko nta cyaha dufite, tuba twise Imana inyabinyoma. Ubwo ni ubuzima twatangiye bwo kwezwa no kurushaho gusa nawe. Ngo ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa, kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Uyu murongo wa 9 ukwiriye kuha ibyiringiro abantu bajya bazunguruka bumva batababariwe, kandi n'ukuri bafite umutima urimo kwihana. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa, kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Iyi Imana irimo itubabarira ibirimo gukiranuka, kuko wakoze urwaha runini ukajya uvuga ngo Imana ndumva itamba urwo twita runini twebwe, ukajya uvuga ngo Imana ntago yambabarira. Ibyo bintu ntago ari byo.
Imana nitugirire neza. Ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi kiranukira kutubabara ibyaha byacu no kutwezaho gukiranuka kose. Hari n'ikindi kintu nabonye cy'ikinyoma, umuntu amara igihe ashakisha umuntu yakwaturira. Wacumuye ku Mana, pfukama imbere y'igitanda cyawe usaba Imana imbabazi, ubivuge mu mazina yayo, uvuge uti Imana, cyane cyane icyaha cy'ubusambanyi mbona aricyo kizonga abantu, bagashakisha abantu babibwira kuko ari icyaha gikojeje isoni. Ni bakeya bihana ko bagiye mu bapfumu, ni bake ariko babaho. Nucumura ku Mana jya upfukama imbere aho uri, simvuga gupfukamisha aya mavi n'ubwo utapfukama, usaba Imana imbabazi, usaba Imana imbabazi. Nudabona se umuntu uzaturira, ubwo uzaba muri ubwo buzima uhora wumva utarababariwe. Saba Imana imbabazi. Imana izi kumenya niba umutima wawe ari ukuri ushaka kuva muri ubwo bubata, izi no kumenya niba ukenjoyinze icyo cyaha ukaba urimo kurangiza wa muhango tujya dukore, tujye gusenga ngo turareba tugacumura, ngo tukavuga tugacumura, biriya no kurangiza umuhango. Nshuti y'Imana, Imana itugirire ubuntu. Nituvuga yuko ku murongo wa 10, nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze, tuba tuyise umunyabinyoma, kandi n'ijambo ryayo ntiriba riri muri twe. Iyo ijambo ryayo riri muri twe ritwereka aho tudasa nayo, hanyuma tugakosoreka buri munsi. Nta muntu rero watsindishirijwe utura mu cyaha nkana, yakigwamo ariko ntazaplaninga uko ari bugikore. Ntabwo aramira mu cyaha, ntibigikunda ko yaramira mu cyaha kuko environoma y'icyaha ntakibasha kuyihanganira, ntihakiri ahantu he. Nongere nkubwire nshuti y'Imana, iyo umuntu yatsindishirijwe umutima we uhita wifuza gutangira kubaha Imana. Abatarabibasha pe, ariko umutima wifuza kubaha Imana. Ntashobora rero kuramira mu cyaha, oya, ntiyaramira mu cyaha kuko iyo environoma yahozemo kera ntikimunejeje. Uzumve kubatangira urugendo rw'agakiza bakiri mu ntambwe za mbere, batarabasha kuva mu bigare bagendanaga nabyo, wicara nabo mu biganiro byahoze bikuryohera, ukajya wumva aho hantu usaha, kandi nta muntu wari urimo kubikubwira, pasiteri wawe ntahari, ariko ukumva aho hantu usaha. Kubera iki? Iyo environoma ntikiri yawe, ntubasha kuramira mu byaha. Ushobora kugandira umwuka we ukanga kumwumvira, ariko aho hantu ntihakiri ahawe. Imana itugirire ubuntu. Nongere mvuge ngo ntago gukiranuka kw'Imana n'iby'Imana isaba bishingiye kuri standard yaho abavuga butumwa runaka tugejeje, oya pe, oya, ahubwo dutinya gushimangira ibyatunesheje, ariko ntago ari byo. Yesu yitwa ntama w'Imana ukuraho ibyaha. Iyo abatabikuraho siko aba yariswe ukundi. Ntabwo rero abikuraho ngo nibirangiza bigumeyo. Ni ukuvuga ngo amaraso ye yaba adafite imbaraga. Mu buntu bwe, mu maraso ye harimo imbaraga zikura mu muntu ibyaha, akabinesha burundu, akagenda yigira imbere mu kurushaho gusa na Yesu umunsi ku munsi. Imana itugirire neza. Niba kandi ndifuza kuguhumuriza nawe ugize ibyago ukaba uri imbohe, ukiri imbata y'icyaha runaka, teruma wagitinzemo kikwizingiyeho, waratsinzwe rwose, umenya ko uri umunyabyaha, umenya ko utakwikiza, usaba Imana imbabazi, urababarirwa rwose, wakira icyo Yesu yakoze. Ariko uri imbohe, uri imbata, ntubasha kukigobotora, uracyari aho ngaho. Ariko reka nkubwire ikizakubwira ko koko watsindishirijwe kandi ko wegereye Imana kandi ko koko wababariwe. Ikizabikubwira, nta mbohe n'imwe, nta muntu n'umwe ufunze muri gereza uyu munsi udashaka gutaha. Ariko niba uri wiyita kuri imbohe ariko ukaba ukenjoyinga n'inyungu ziva muri ibyo cyaha, nshuti y'Imana, harimo ikibazo. Imana itugirire ubuntu. Nigeze gusura abantu bafunze muri gereza yahanga yitwa Mageragere. Niba nawe warigeze kureba abafunzwe cyangwa warigeze no gufungwa, urabizi ko nta kindi kintu uburota igihe uzafungurirwa. Ntiwitwaze rero kuba utsikamiwe n'icyaha inzozi zawe, icyo wifuza ubundi biba ari ukubohoka. Imbohe yose, umuntu wese uri muri gereza aba arota ko yaba, yewe n'abakatiwe burundu abavuga ati ahari iteka rya perezida ryazaza ngakingu. Ntabwo imbohe uyigurira kositime ngo uyishyire muri gereza, ntabwo imbohe uyibwira ngo hari imishinga yindi. Ikintu arota ni ugusohoka muri gereza. Niba waratsindishirijwe ariko ukaba ufite ububata runaka bw'icyaha buri ku buzima bwawe, cekinga mu mutima wawe, ese umeze nk'imbohe y'Imageragere, nta kindi rota uretse gusohoka, nta kindi rota uretse kuva muri ubwo ibyo rero niba koko byarabaye ku mutima wawe, uzahora wegera umwami, usenga, urya ijambo ry'Imana ngo rikweze, usaba Imana ko yakubohora. Kubera iki? Imbohe ntabwo zagenewe kuba mu rugo rw'Imana, oya, ba nyiri urugo, abana nibo barugwamo. Imbohe iteka zirabohorwa zigataha. Imana ishimwe cyane. Narinje rero kutaguciraho iteka niba uri imbohe y'icyaha runaka, ariko se mu mutima wawe koko ufite inzozi nk'iz'umuntu uri Mageragere, arashaka gutaha, ntashaka kumuzanira kositime, ntiwamubwira iby'umugeni byo kurongora no kutarongorwa kuko ntazi niba azava muri gereza ryari. Ariko niba priorite y'umutima wari ibyo bindi byose Imana itanga, ariko utifuza gusohoka muri gereza,
haraho iki tumaze iminsi tuvuga ntikiraba ku buzima bwawe. Imana itugirire neza. Niba ukenjoyinga kuboha kwawe, ushobora kuba utaratangira urugendo, kandi uyu munsi warutangira kubw'imbabazi z'Imana. Ikindi, sindumva umuntu uvuga ngo ngiye Kicukiro ariko ndaza gusitara gatatu mu nzira. Sindamwumva, ibyo bintu ntabwo bibaho. Abatwara imodoka, sindumva umuntu planinga kugonga, iteka biba ari impanuka. Rero nshuti y'Imana, niba muri plans z'ubuzima bwawe haba harimo gupanga ndaza kumubeshya kuriya, ndaza kumwumvisha, ndaza kumutuka, uriya mukobwa ndamushaka mpaka mubonye, hanyuma ukagaruka ufite Imana mbabarira nasambanye, we nturatangira urugendo, ntabwo urarutangira. Ariko watangiriye uyu munsi. Nta muntu planinga kuza kugonga, nta muntu utegura kuza gusitara. Wabona bikugwaho. Ikindi, nta muntu usitara ku ibuye rimwe inshuro ebyiri ahantu. Riri ahantu hamwe rigaragara. Iteka dusitara ku kintu tutabonye, ariko turiya twamaze kukisitaraho tukagaruka tukakigwaho, twakiguyeho nkana. Mwibuke yuko ibyo tugiye kujya kuvuga by'umwete wo kwezwa, ntabwo Imana yigeze ibisaba abantu bataratsindishirizwa, kuko nta mbaraga z'umumana zari muri bo. Imana itugirire neza. Ikindi, nta muntu usitara ari umuntu ufite ubwenge buzima, usitara akagwa hasi ngo ntihutire kubyuka. Uzabirebe, twese twihutira kubyuka, hari nubwo tureba niba nta bantu batubonye twihungura twikuraho umukungugu. Umuntu wese yasitaye akagwa yihutira kubyuka. Niba usitara ukihutira kuguma ukanezezwa no kuguma hasi, ntabwo uratangira urugendo. Wibwize ukuri hanyuma urutangire, kuko umwami akuramburiye amaboko. Imana ishimwe cyane. Nshuti y'Imana rero, suzuma aho wubatse ubuzima bwawe, niba uri ku rufatiro ruzima nk'uko turimo twibaza muri iyi minsi. Yesu aducungura yadushyize munsi y'irindi tegeko ry'umwuka w'ubugingo. Abari munsi yaryo ntibagenda bikandagira ngo none nakwica iki, none nababaza Imana. Oya, abari munsi y'itegeko ry'umwuka w'ubugingo bafite ubuzima bwa Yesu butwarira muri bo, bafite umwuka w'Imana utwarira muri bo, ubayobora. Kwa kundi twabibonye mu rwandiko rw'Abari mu gice cya 8. Abayoborwa n'umwuka, kandi haravuga ngo abayoborwa n'umwuka bose nibo bana b'Imana. Uku kuyoborwa ubundi guhozaho, ubundi bakaba bavuga ngo abakomeza kuyoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Aba rero ntabwo birinda icyaha kubwo gutinya urupfu n'igihano, ahubwo babikorera mu rukundo no kwifuza gusingira ubugingo Yesu yabahesheje. Bahora bifuza gusa n'uwabapfiriye. Imana ishimwe cyane. Nicyo kibaraje inshinga, nicyo kiri mu mitima yabo. N'imirimo yose bakorera mu bwami bw'Imana bayikorera mu rukundo. Gukurikira Yesu no kumukorera simvune kuri bo, nkuko ejo twashoze tuvuga, ahubwo ni jani y'urukundo. Banejejwe no kugendana n'uwabakunze akabitangira. Ibi sinabona uko mbivuga, ariko gukorera Yesu kuko wakunzwe, kuko wababariwe, nta na rimwe bijya bivunana. Tuba tumubwira ngo menyesha n'ikindi wifuza ko nagukorera kugira ngo nkigukorere. Imana itugirire neza. Ikindi, ntabwo bagenda bagenzura amategeko bishe cyangwa bakurikije, ahubwo kubaha Imana gutwarira muri bo imbere. Bayoborwa n'umwuka w'Imana ubarimo imbere, kandi uwo mwuka w'Imana iteka kubayobora mu kumvira Imana. Twari tukivuga rero ejo dusoza ku byatubayeho igihe twakiraga gucungurwa kwacu. Twavuze ko twaraguzwe, twabaye hashete, ni ukugurwa bwa kabiri. Twari twaraguzwe kuba imbata za Satani n'icyaha, hanyuma Yesu aratugura. Twavuze kandi ko gucungurwa kwadukuye aho twari twarashyizwe mu bubata, twari dukingiraniwe muri gereza yo gukiranirwa, incungu idukurayo. Ikindi twavuzeho ni uko gucungurwa kwaduhesheje umudendezo wo guhitamo. Ntabwo ibyaha bikidutwaje igitugu, dufite guhitamo kumvira Imana cyangwa kutayumvira. Ubwo butware urabufite muri wowe. Ushobora guhitamo kutayumvira, ushobora kwanga kuba imbata yayo, ushobora kwanga gusaba imitinga ku mwuka wera, ariko nyamara burya imbaraga warazihawe. Ibyo byose gucungurwa byarabiduhesheje. Ikindi twajyaho cya kane, yaducunguriye kuva mu maboko y'umwanzi. Zaburi 107:2, Zaburi 107:2 haravuga ngo abacunguwe n'Uwiteka bavuge batyo, abo yacunguye akabakura mu kuboko k'umwanzi. Twakuwe mu maboko ya Satani. Nshuti y'Imana, kwakira gucungurwa kwacu ni igitangaza gikomeye. Ntabwo Satani angenga, nta nyobora, yandasa imyambi, yantega imitego, ariko nta ngenga, sinkiri mu butware bwe. Murumva icyo gitangaza? Imana ishimwe cyane. Ikindi, yaducunguriye kuva mu bubata bw'ibyaha. Mwibuke ko Magalatiya 3:22 hatubwiye ko twari tugikingiraniweyo, ariko yaraducunguye tuva mu bubata bw'ibyaha. Ikindi cya gatandatu, yaducunguriye kuba abe no kubabera. Iki nicyo tugiye gushingiraho inyigisho y'uyu munsi. Yaducunguriye kuba abe no kuba abera. Hari abantu baba bashaka kuva mu bubata bwa Satani kuko burababaza. Hari umuntu aba umunyabyaha nawe akabiruha, akaruha inzoga, akaruha ubusambanyi,
akaruha ikinyoma akavuga ati mbeshya ntazi impamvu mbeshya ndabirushye. Nigeze kuganira n'umuntu umwe uzuwe n'uburiganya, arambwira ati simenye impamvu yanabeshye, sinzi icyo mbeshyera, mbibeshya bifite inyungu bidafite inyungu. Uzi ko abantu baruha ububata bwa Satani, abantu baraburuha kuko buravunanye. Ariko umva ikibazo, haba ubwo baruha ubwo bubata bakifuza kubuvamo kugira ngo bakire izo mvune bazaniwe n'ububata, yewe bakifuza kwakira inyungu zose zizanwa no gutsindishirizwa no gucungurwa, ariko ntibemere ububata bushya bwo kuba imbata z'Imana. Kubera ko kuba imbata y'Imana nibyo bibangamira kamere yacu, byica kamere. Ndashaka gukira ububata bwa Satani kuko arandembeje. Harimo abadasinzira, harimo ababuze amahoro, harimo abakanuye amaso. Agashaka gukira ubwo bubata, abukire, yunguke ku nyungu zo gutsindishirizwa, yunguke ku nyungu zo gucungurwa, ariko akanga kwinjira mu bubata bushya. Ndagira ngo ibyo bintu bitabaho. Umwanzi saza azakwigarurira rwose, kuko nta hagati na hagati habaho. Eda uraba imbata ya Satani cyangwa uba imbata y'Imana, kandi kuba imbata y'Imana bibangamira kamere yacu, biradufyonda bikadufyonyanga, bikica kamere yacu. Imana ishimwe cyane. Yaducunguriye kugira ngo tubabe kandi tube abera. Ahangaha rero kubabe ahita duha libre choix, ahita duha amahitamo. Nkuko muri Edeni burya Eva yashobora kuvuga ati oya ibyo bintu simbyemeye, burya ubutware yari abufite. Imana yaturemye dufite amahitamo. Rero iyo twacunguwe dukurwa munsi y'ububata bwo gutegekwa na Satani, tukongera tugasubizwa umudendezo wo guhitamo. Ndahitamo kwemerera Imana kwinyobora, cyangwa ndahitamo inyungu runaka afite muri kino kintu mzirengagije. Imana itugirire ubuntu. Turi imbata ze ariko tubyihitiyemo. Izo mbaraga zo kubihitamo turazifite. Turi imbata z'umwami ariko tubyihitiyemo, kandi yaratubwiye ngo kumukorera ntago biruhije, umutwaro we ntago uremere. N'ububata bwiza ariko ubyihitiramo, cyangwa se ukabyanga, ubwo burenganzira bufite, ukanezezwa n'ibyo wakuye mu gutsindishirizwa. Kuko mwumvaga se byose bitaryoshye? Byose byari biryoshye. Gucungurwa byose byari biryoshye. Gukurwa munsi y'ubutware bw'umwijima Satani akaba atakimfiteho ijambo. Inzandiko zandengaga narazikuweho, narasohowe muri karande z'iwacu, yewe meze neza pe. Ibyo bintu byose biraryoshye kugezaho. Imana ishimwe cyane. Ububata bwa Kristo bwo burimo umudendezo. Umuntu ashobora kubwanga cyangwa akemera ko Kristo amuyobora muri byose. Ushobora kubwanga cyangwa ugahitamo utsinzanya numvira iki gifite inyungu runaka, gutyo. Ufite umudendezo wowe waciye muri rugendo rwose tumaze iminsi tuvuga. Mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 20 kugeza kuri 23 haravuga ngo kandi maze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we. Abakolosayi 1:20 kugeza kuri 23 kandi maze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, imwiyungisha n'ibintu byose ari ibyo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru. Yamennye amaraso tugira amahoro ku Mana, ngo namwe abari batandukanijwe n'Imana kera, twebwe abari batandukanijwe n'Imana kera, mukaba mwari abanzi bayo. Wari umwanzi w'Imana, tukaba twari abanzi b'Imana mu mitima yacu no kubw'imirimo mibi yacu. Ngo none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we, ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we, uwo ni Yesu wacu, ngo adushyire imbere y'Imana turabera n'abaziranenge tutagawa. 23 ikatubwira uko bishoboka ngo niba muguma mu byo twizera, mwubatswe neza ku rufatiro, mutanyeganyega kandi mutimurwa, ngo muvanwe mu byiringiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise, bwabwirijwe mu baremwe bose bari munsi y'ijuru, aribwo njyewe Pawulo nahindukiye umubwiriza wabwo. Umva nshuti y'Imana, Yesu yiyungishije natwe urupfu rw'umubiri we, ngo adushyire imbere y'Imana turabera n'abaziranenge tutagawa. Ariko ibyo bishoboka gute? Iyo tuguma mu byo twizera, twubakwa neza ku rufatiro, ntitunyeganyege, ntitwimurwe, ngo tuvanwe mu byiringiro biheshwa n'ubutumwa twumvise. Yatwunze n'Imana kubw'amaraso ye kugira ngo tubabera abaziranenge. Mwibutse ko Bibiliya ukuntu yita amagambo niko kuri, ntago ivuga ngo gabanyaho ongeraho, ibyo ivuga niko kuri. Yakunze n'Imana kugira ngo bitarangira, nurangiza kumurikira Imana uri uwera, uri umuziranenge kandi utagawa. Tukabishobozwa n'iki? Nkuko ku 23 tubwiye, nuko tuguma mu byo twizera tutimurwa. Imana ishimwe cyane.
reka tugaruke ku murongo twavuzeho kandi turi bwongere kuvugaho kenshi, Abaroma 6:22. Abaroma 6:22. Shima Imana kubwo abantu bigisha ijambo ry'Imana. Uyu murongo wambereye mushya nk'umuntu utari warigeze awusoma. Imana ibakomereza amaboko abantu batwigisha inyigisho nzima. Ngo ariko noneho, Abaroma 6:22, ngo ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu n'ubugingo buhoraho. Waba warumvise iri jambo bwa mbere nkanjye? Imana ishimwe cyane. Ahubwo wumva hari ikintu ushaka ariko kumva hari akantu kamisingamo kajya ubura ikibiteranya. None nashimye Imana kubw'uyu murongo waraje unteranyiriza ibintu byinshi nari ndimo nibaza. Ngo ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu n'ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Muri make, kwezwa n'imbuto imera hehe? Ku gutsindishirizwa no kuba warakiriye gucungurwa kwawe. Intambwe ya mbere y'agakiza nk'uko twabivuze ni uko utsindishirizwa, hanyuma ukemera kwakira umurimo wo gucungurwa ngo uve muri ya gereza y'ububata bw'icyaha. Turakomeje kuri uyu murongo. Imana ishimwe cyane. Ariko noneho ubwo mwabatuwe, mwumve, mwarabatuwe ku byaha, mwakuwe muri ubwo bubata, mwabatuwe ku byaha muba imbata z'Imana. Muribuka ko kwemera kuba imbata z'Imana ubu bifitemo amahitamo. Ushobora kubaturwa ariko ukanga kujya munsi y'ububata bushyashya, ukifuza ko wakuweho umuruho, ibyaha byari bikwishe, ariko urifuza kuba wigenga. Ntushaka kwemera kugengwa n'Imana. Imana itugirira ubuntu. Ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukemera kuba imbata z'Imana, uwo ni umurimo ukomeje. Hagiyemo igikorwa cya kabiri, warabatuwe, yes, hanyuma wemewe kuba imbata y'Imana. Icyo gihe nibwo wigiririye imbuto ariyo yitwa kwezwa. Ninde uri buhabwe imbaraga zo kwezwa? N'umuntu wemeye kujya munsi y'ububata bushya bw'Imana. Haleluya. Muri make, Imana imufiteho ijambo kuva ku musatsi kugeza hehe? Ku birenge. Uyu byanze bikunze imbuto yo kwezwa iraza kumera mu bugingo bwe. Ariko umuntu wifuza gukira Satani n'agahinda duteza n'imiruho duteza, akanga kugengwa n'Imana, imbuto yo kwezwa izabura rwose mu buzima bwe. Kandi ntibirangirira ngo amaherezo yanyu n'ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Kwezwa ntabwo ari igikorwa kiri ukwacyo. Ibi bintu byose birafatanya, kandi byose ni ubuntu biduhesha. Imana ishimwe cyane. Witwara rero igice, wifatamo kamwe ngureka kandi. Haleluya. Turaza kongera tubigarukeho. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso 2, rwandiko rw'itorero rya Efeso, igice cya 2 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10. Ngo kuko mwakijijwe n'ubuntu, kuko mwizeye Kristo, ntibyakomotse muri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Koko ni Bibiliya, ijambo ry'Imana, koko mwakijijwe n'ubuntu, kuko mwizeye Kristo, ntibyakomotse muri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Haleluya. Ntibyakomotse kandi ku bikorwa byanyu, kugira ngo hatagira umuntu ubyiratana. Ariko Imana ni nziza, yari izi kwirata kwacu, yari ituzi. Ntibyakomotse kandi ku bikorwa byanyu, kugira ngo hatagira umuntu ubyiratana. Mwarabonye uburyo bitworohera kubangukira kwirata iyo hari akantu runaka ushoboye. Niyo mpamvu dukwiriye gutoza kamere yacu guca bugufi, nitwe tuyicisha bugufi. Tuza ndakuzi n'ubwibone bwawe. Koko mwakijijwe n'ubuntu, kuko mwizeye Kristo, ntibyakomotse muri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyakomotse kandi ku bikorwa byanyu, kugira ngo hatagira umuntu ubyiratana. Imana ishimwe cyane. Imana niyo yaduhanze. Ntugafatira mirongo yo hejuru, kuko iraryoha. 8 uraryoha, 9 hararyoha, ariko ntukabifate ngo usige n'10. Ngo Imana niyo yaduhanze, ituremera muri Kristo Yesu, kugira ngo dukore ibyiza yaduteganyirije kera ngo tujye tugenza dutyo. Twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyakomotse kuri twe, ahubwo ni impano y'Imana, ni gift rwose Imana yaduhaye. Yewe ntibyakomotse ku kintu na kimwe umuntu yakoze, ntibyakomotse kandi ku bikorwa byacu kugira ngo hatagira umuntu wirata. Ariko Imana niyo yaturemye, iratubumbabumba, niyo yaduhanze, ituremera muri Kristo Yesu kugira ngo dukore ibyiza yaduteganyirije kera. Muri make, hari ibikorwa, hari ubuzima bwari buntegereje igihe nzaba ngeze muri Kristo Yesu. Kwezwa, gusa nawe, gutunganywa, kuba mu byo yandemeye. Ntabwo rero yabikoze igice ngo bigarukirize hagati. Oya, witwara ikinyoma, witwara igice. Imana ishimwe cyane. Uyu mwami afite imbaraga zihagije. Turaza kongera kubisoma muri Tito. Ubuntu bwose bwarabonetse, abantu bashobora gukirizwa, ariko ubwo buntu bukomeza gukora umurimo, ntabwo bukora igice ngo bugarukiriza.
Imana ishimwe cyane. Kwezwa rero nshuti y'Imana ni imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Ni ibingibi rero turemeye muri Kristo Yesu ngo tubigenderemo. Ni ubuzima bushya bw'ububata bushya twinjiyemo bwo kuyoborwa n'Imana. Kwezwa ni imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 12 umurongo wa mbere, nkoresheje Bibiliya ijambo ry'Imana. Uyu murongo kenshi turawukoresha mu misengere hirya no hino kuko ni uw'ingenzi pe. Ngo bavandimwe, kubera ko Imana yabahaye imbabazi. Murumva babibwirwa n'abahawe imbabazi kuko bafite imbaraga z'Imana muri bo, bafite imbuto y'Imana muri bo, bafite ubumana muri bo. Ngo bavandimwe, kubera ko Imana yabahaye imbabazi, ndabihanangiriza ngo mwitange. Ntabwo abantu bashobora kubwira kwitanga ari ikintu cyoroshye. Kwitanga iteka biba bisaba imbaraga. Twitange tuzinduke, twitange twiyirize, twitange dusenge, twitange tweze. Harimo kwitanga. Ni bande babisabwa? N'abahawe imbabazi kuko bafite ikibashoboza muri bo. Ngo bavandimwe, kubera ko Imana yabahaye imbabazi, ndabihanangiriza ngo mwitange maze mube ibitambo bizima byeguriwe Imana biyishimisha. Uko niko kuyikorera gukwiriye. Sindi bukomeze hepfo, ariko adusaba kwitandukanya n'iby'iki gihe, guhindurirwa gutekereza kwacu no gutanga imibiri yacu. Yashakaga gukora iki, ariko sindi buyemereye kugikora. Ndibwitange umubiri wanjye wegurirwa Imana, ukora ibishimisha Imana, kuko nahawe imbabazi. Bibwirwa bahawe imbabazi. Kwitanga kugira ngo duhinduke ibitambo bizima byeguriwe Imana biyishimisha. Mwibuke ko ibitambo byatambwaga bitagira inenge namba. Habagaho kubigenzura, bakagenzura ijisho niba ari rizima, gutwi niba ari kuzima, bagagenzura umubiri wose kutagira inenge, bakabona kuwutanga. Bibiliya kuvuga ngo kuko wahawe imbabazi witange wese kugira ngo ubuzima bwawe butunganire Imana. Kuki bigusaba kwitanga? Nuko bivunnye kamere yanjye n'iyawe. Imana itugirira ubuntu. Ibintu byo kwitanga rero ntabwo tuba tubishaka. Turashaka ibintu byikora bimeze nk'ibigenda ku mapine. Turashaka ibintu byikora nkuko gutsindishirizwa. Ntabigize mu ruhare Imana yandobanuye yo kabyara ikankura mu muryango utarigeze imenya Imana, ijoro rimwe ngatsindwa. Ndashaka rero ngo abe ari uko bikomeze, bigende gutyo, ikomeze ibinkorere ntabigize mu ruhare namba. Siko yabigennye inshuti z'Imana. Imaze gushyira ubuzima bwayo muri wowe, ikeneye ko nawe ukoresha ubushake bwawe. Imana ishimwe cyane. Ibintu byo kwitanga biravunanye. Turashaka ko binyerera bigenda, ariko siko bimera. Ibintu byo kwitondera nibyo Yesu yatubwiye, kamere yacu ntibishaka, kandi nibwo butumwa twahawe n'Umwami wacu. Kwitondera ibyo Umwami Yesu yasize atubwiye nibwo butumwa twahawe. Muri rya jambo ryitwa ibwiriza riruta ayandi, cyangwa aho dukunda kuvuga ngo ni Great Commission, muri Matayo 28 nta kintu Umwami yasabye abantu kwigisha. Matayo 28:18 kugeza kuri 20, ngo nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Mubigisha iki? Kwikunda. Mubigisha iki? Gutunga byinshi byo mu isi. Mubigisha iki? Mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, ngo kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ibi byigishwa bande? Abigishwa ba Yesu. Abigishwa ba Yesu ni abantu bahuye na Yesu bagakizwa, bagatsindwa, bagatsindishwa, bakakira gucungurwa kwabo, rwose bihannye barababarirwa. Aba bigisha ngo tugende tuhindurire Umwami abigishwa, tugende tubabwire ubutumwa bwiza, bihane, bababarirwe, batangire kuba abigishwa ba Yesu. Hanyuma dukomeze iminsi yose ari nta kindi tubabwira, tubigisha kwitondera ibyo Yesu yasize atubwiye. Mwumvise umurimo dufite n'uwo nguwo. Imana ishimwe cyane. Mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ndakwinginze guze gusa nk'ukoze umukoro, ujye nko muri Bibiliya urebe ubuzima Yesu asaba abigishwa bye, uburebeho gatoya gusa, hanyuma urebe niba aribwo buzima urimo cyangwa aribwo buzima urimo kwifuza. Umenye ko umeze neza mu rugendo. Nusanga atari bwo urimo gushaka, atarimo urimo kwifuza, wibaze ubuzima bwawe bwubatse hehe. Ure nk'umukoro, urebe ibintu Yesu bikomeye yagiye asaba abigishwa. Bimwe narebye biri nko mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 14, aravuga ngo ukunda be, ngo simbarondoye bose, abana be, ababyeyi be, umugabo we, umugore we, ukunda be cyangwa ukunda ubuzima bwe kundusha ntakwiriye kuba uwanjye. Iyo Yesu avuze ngo ntakwiriye kuba uwanjye, nyine ni ukuba uwanjye. Si icyo si Ikinyarwanda cyoroshye.
niba Yesu ataruse ibyo byose ngo arute nuko ukunda ubugingo bwawe, kubera ko akenshi ibintu bidukoresha ibyaha nuko twakunze ubugingo bwacu. Nashatse kugaburira kamere yanjye, nashatse kuryoherwa mu mubiri wanjye, nashatse inyungu kugira ngo ejo ntazakorwa n'isoni, ntazamwara, nabeshye, nakoze amanyanga kugira ngo ngire amafaranga, nakunze amagara yanjye. Hanyuma Yesu aravuga ngo utiyanga ntashobora kuba uwe. Ubwo se yavuze ngo ntashobora kuba uwanjye, bivuze iki? Bivuze nyine ko tutaba abe. Mana tugirire neza. Ukunda abe cyangwa agakunda ubuzima bwe kundusha ntakwiriye kuba uwanjye. Ahandi aravuga ngo utikoreye umusaraba we ngo nkurikire, nawe ntakwiriye kuba umwigishwa wanjye. Yesu yabambwe ku musaraba, hanyuma twebwe twikorera umusaraba tubambaho kamere zacu buri munsi. Yesu aratinyuka aravuga ngo utikorera umusaraba we ngo mukurikire ntakwiriye kuba mu bigishwa be, ntakwiriye kuba mubi. Niba utiteguye kuba muri ubuzima bwo kwezwa, bwo kubamba kamere, twese regira tuvuna, nta n'umwe yorohera, ariko abashaka gusingira icyo Yesu yabafatiye baremera, bagahitamo kuyoborwa n'Umwuka Wera. Kamere bakayibamba barimo bababara, cyangwa barimo barira, cyangwa barimo bahomba, ariko bakayibamba. Kubera iki? Yavuze ngo umuntu udashobora kwikorera umusaraba we ngo mukurikire, ngo ntashobora kuba mu bigishwa be. Avuga n'ikindi kintu gihanitse, aravuga ngo udasiga ibye byose. Yesu tumuhaye icyubahiro ko atagira ubwoba. Ntabwo yireherezaho abakunzi, ntiyireherezaho abafana, yatubwije ukuri. Ahangaha muri iki gice cya 14 ni handi yatubwiye ngo se ngo hari umuntu wajya kubaka inzu y'amatafari ndende ngo ntabanze kubara ibintu byose bizayubaka, ngo niba atabibaze rero akazubaka yagera hagati bikamunanira ngo abantu bazamucaho bamuseke. Kumukurikira yatubwije ukuri ni ugusiga ibyacu byose. Byose ni byose. Nk'uyu munsi ukamenya ko wibeshye ubugingo, ukamenya kuri mu bintu bitari byo, kandi ufite izina ryamamaye rizwi n'ibindi biri gusabe gusenya ibintu byinshi, biri gusabe gukubita ibintu byinshi hasi. Akatubwira ngo udasiga ibyo afite byose. Muri make ni ugusiga mwene ibyo twubakiye mu bintu bitari byo, inyungu zitari zo, gusiga byose. Aravuga ngo udasiga byose ngo mukurikire ntashobora kuba umwigishwa we. Ntiyigeze atureshya, ntiyigeze atubeshya, nitwe twahitiyemo kwibeshya, ariko we yatubwije ukuri. Haleluya. Cyangwa Umwuka w'Imana akavugana n'umutima wawe. Ugereye hehe mu rugendo? Wubatse kuki? Ubuzima bwawe bwubatse hehe? Ibi bintu inshuti z'Imana nanjye ndimo mbibabwira ntabwo byorohera kamere yacu. Kamere yacu irikunda, ariko birashoboka iyo twemeye kwiyegurira, kuyoborwa n'Umwuka. Wibuke ko utatsindishirijwe, ntashobora kugira gute? Kwezwa. Ibyakunda kuko twasomye wa murongo tubwira yuko imbuto yo kwezwa imera ku gutsindishirizwa. Waratsinzwe, ongere nkubaze, wemera ko uri umunyabyaha kandi ko utakwikiza, urizera, urihana, urababarirwa, waracunguwe. Ariko amadini arashukana. Uzi ko ubwibone bwacu ari igitangaza. Ari igihe uganira n'umuntu akubwira uburyo yavutse akijijwe. Come on, yavutse akijijwe. Akakubwira ukuntu yakuriye mu ngeso nziza, atigeze agira rwose ibintu bibi. Ushobora kuba utaragize ibintu bibi byitwa bibi, iby'isi yita bibi, ariko niba utarageze umunsi wo gutsindwa kuko utizeye Imana, kuko wari ikigenge uyobora ubuzima bwawe, ntabwo uratangira urugendo rwo gukizwa, kandi uyu munsi wakizwa. Imana itugirira ubuntu. Niyo mpamvu gutsindwa bikoze isoni. Gutsindwa riga bidukoze isoni. Niyo mpamvu nta muntu ushobora guca bugufi atakozwe n'isoni. Niyo mpamvu nta muntu ushobora kwihana atakozwe n'isoni z'ubuzima bwe. Niba ubwawe data bukiri ku murongo, wavukiye ku murongo, ukomereje ku murongo, ntabwo urakenera Imana. Gukenera Imana bimeze nk'umuntu urimo kurohama mu Kivu, amazi arimo amurengera yinjira mu kanwa n'amazi, akumva neza ko agiye kurengerwa, akazamura amaboko, akibagirwa ko afite ikinyabupfura, akibagirwa ko yize, akibagirwa ko afite diploma, akibagirwa amafaranga afite kuri konti, agataka ngo muntabare. Ako niko gakiza kameze. Niba utarajya aho ngaho wumva kurengerwa, agakiza sakawe ntuzanagakenera. Data uri amahoro. Twari dupfuye tuzize ibyaha byacu, dutakira Umwami araturengera, twenda kurohama. Imana ishimwe. Haleluya. Waratsinzwe, wemera ko uri umunyabyaha kandi ko utakwikiza, urizera, urihana, urababarirwa, wakira gucungurwa kwawe. Icyo cyakubayeho rero cyakwinjije mu muryango mushya w'abana b'Imana, cyakugejeje mu bata bushya ugengwa n'irindi tegeko ryo mu muryango winjiyemo. Imana ishimwe cyane. Mugaragu w'Imana Paul yatwandikiye mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorino 9:21, nkoresheje Bibiliya ijambo ry'Imana, urwandiko rwa mbere rw'Abikorino 9:21.
ngo iyo ndi mu batazi amategeko nanjye mba nk'utayazi kugira ngo nigarurire abatayazi. Ibyo simbivugiye yuko ntazi amategeko y'Imana, kuko Kristo ari we tegeko ringenga. Mbega iri jambo rirandyohera muri Bibiliya, ijambo ry'Imana rirandyohera ngo kuko Kristo ari we tegeko ringenga. Haleluya! Niyo mpamvu tatubwira ngo wikora aha ngo wicaha. Kristo ni itegeko ringenga, kandi hari uburyo ngenga atakugenza, hari uburyo kugenga ngewe atari byo yansabye. Kristo ni we tegeko ritugenga. Twinjiye mu bubata bushya bw'abana b'Imana. Haleluya! Kristo niwe tegeko ritugenga. Iyo twaciye muri izi ntambwe zose turimo tuvuga, ntugikenera umuntu kwibutsa ibi n'ibi ngo ambara urya ngo vuga urya ngo jyaha wijyaha. Iri tegeko ritugenga ridukura mu mirimo itagira umumaro, mu buzima butagira umumaro byari bishagawe na benshi, ariko kuko Kristo niwe tegeko ritugenga akabidusohoramo, byari bikiryoheye kamere yacu, byaduhaga izina ryiza, byaduhuzaga n'inshuti zigira umumaro akabidusohoramo. Mana ishimwe cyane. Haleluya! Ngiyo ni mu batazi amategeko nanjye mba nk'utayazi kugira ngo nigarurire abatayazi. Yari Pawulo agira ngo byose yabikoraga kubw'ubutumwa bwiza kugira ngo atagira abatakaza. Ngo ibyo simbivugiye yuko ntazi amategeko y'Imana, kuko Kristo ari we tegeko ringenga. Mbega umugisha! Haleluya! Iri tegeko rero ntabwo ritumenyesha icyaha gusa, nkuko amategeko twahawe na Mose yarari, nkuko amategeko yahawe Mose yarari. Amategeko yahawe Mose yamenyeshaga icyaha, biriya n'ubusambanyi, biriya n'ukwiba, biriya, ariko ntibyari bifite imbaraga zibikorera muri wowe. Ariko iri tegeko rya Kristo ritugenga, haleluya, riraza rigakorera muri twe ibyo ryavuze, ndetse rihetse imbaraga zidushoboza. Icyaha ukemera, nshuti y'Imana, ukemera kwinjira mu bubata bushyashya bwo kuyoborwa n'Imana, kuko si itegeko ridutungira agatoki, oya, ni itegeko rikorera muri twe, rikaza rihetse imbaraga zo kunshoboza icyo ryansabye n'icyo ryamenyesheje. Mana ishimwe, kuko umwuka w'Imana adaturiza mu bakijijwe, ahora adukangura atuburira rwose. Itegeko ryahawe Mose ryaduhaniraga ibyamaze kuba, wasambana ugaterwa amabuye ugahanwa, ariko itegeko ry'umwuka ridukosorera mu mwuka wacu tutaranashyira mu bikorwa, ukihana nk'uwabikoze, ukihana ibyo wararikiye, ukihana rikorera mu mwuka wacu mo imbere. Ntirigutegereza ngo bijyemo hanyuma rikubwire wabikoze, riduhanira mo imbere. Gusa ijwi ry'umwuka wera rivuga ridafite urusaku rwinshi, rimwe ukaryumva ukaryihorera. Ariko abiyemeje kwiyegurira kuyoborwa n'umwuka wera turaryumva tukagaruka. Imana ishimwe cyane. Niyo twanze kuryumva tukagenda, bitugirira amahoro mu byo twagiye. Ushobora kubwira umuntu nabi wavugiye mu burakari, warangiza umuntu yanagiye cyangwa ari nakure cyangwa umwana utunganiye muri telefone, ukabiburiramwo amahoro, ugasaba umwami wawe imbabazi, mbabarira, ndongeye ndatsinzwe. Haleluya! Itegeko ryo muri Kristo rigenda rigirira ijwi rinini muri twebwe uko tugenda twiyegurira Imana. Ubu hari ukuntu dusenga tuvuga ngo Mana ndondora ibyo nishe, ndondora ibyo ntakoze, ariko deja hari ibyo uzi. Uburyo tumubwira ngo turondore, tuba tumubwira ngo turondore ku byo tutazi, tutaramenya. Ariko se utuye mu byaha kandi uramubwira ngo kurondore kandi urubizi, ahubwo ihana ibyo kugira ngo mwigirane imbere no ku bindi wari utarazi. Haleluya! Itegeko ryo muri Kristo Yesu ushize ryanyigishaga kutaburana, kuko nkunda kuburana, kuko mundeba iyo ndi mukuri naburana izuba rikarenga nanga karengane. Ariko itegeko iri kuko Kristo ari we tegeko ringenga. Mu minsi yashize yarimo kunyigisha, nari maze igihe koko mbigerageza, ariko none ryaransanze rinyigisha, rimbwira Yesu batwaye nk'intama bajyana kubaga akagenda atisobanura, kandi we none yari umunyakuri, badafite n'icyo bamushinja. Twebwe tuba dufite n'ibintu by'inenge bitwuzuye, by'intege nkeya bitwuzuye, umuntu ntiyabura icyo adushakamo ngo akitubonemo, ariko Yesu bamujyanye nk'intama bajyana kubaga, agenda ngo ntiyigeze abumbura akanwa. Hanyuma umwuka w'Imana anyigisha kutabumbura akanwa, kandi cyari igihe cyo kukabumbura. Ngeze imbere gatoya mpita ntsindwa n'urubanza, sinzi niba ari hano nabivuze cyangwa ahandi, kuko naratsinzwe numva ndamwaye. Polisi arampagarika ahagaze ku musozi hejuru, arimo ambwira ko na depashije ahantu hatariho, kandi mbere y'uko depasa nari nabirebye neza nk'umuntu nyine ushaka kuba mukuri. Nari nabirebye ko imirongo ikase, nagendaga buhoro numva inyigisho, ndamahoro ndi mu modoka n'igihe nyine mva mu ntara, ndabireba nsanga imirongo irakase, hanyuma na depasa. Ngeze hejuru polisi atuhagarika, turi imodoka nyinshi, ati mwadepasirije
ahantu hatemewe. Ndamubwira ni polisi we, ni ukuri nabirebye neza, nagendaga buhoro ndi jyenyine, nabirebye ahubwo injira mu modoka tumanuke dusubire. Yumva ari pasiteri urimo yigisha polisi, dusubire njye kukwereka ukuntu imirongo yari ikase, ndongera nkugarure kandi nisanga idakaze unyandikire kontervansiyo ebyiri. awi ariko ma polisi nyine arandeba, zari imodoka nyinshi, ati sigara ye ukuramo perimi, sigara ukuramo perimi ugereke. Yavugaga atanaraka, yavuga neza ati sigara ukuramo perimi ndaje. Aragenda ajya ku modoka z'imbere atindayo, akigenda umwuka wera aransanga ati ya baba, uvuye kwiga uko Yesu bamujyanye nk'intama bajyana kubaga itabumbura akanwa, uratsinzwe nonaha ukiri mu rugendo utaragera n'i Kigali uratsinzwe. Mwuka wera ni mwiza, numva ndamwaye. Uzi kumva mwari uri wenyine mu modoka nta n'undi muntu, urumva ndamwaye. Navuga ariko Mana we, mbabarira unyigishire isomo ryicare mu mutima wanjye kandi rifate. None si Imana kwigenga byose. Imana yari inaniwe kubwira polisi kubimwe, Imana se yari inaniwe gutuma ncaho, Imana se yari ibinaniwe, yari ifite control. Ariko ibigira ngo twereke iyo mirimo yo muri kamere yacu itari yapfa. Burya reka mbabwire, burya kuburana no gudaca bugufi, kuko ugomba kwerekana ko uri right, ufite ukuri. Njyewe sinjya nandavura. Ubwibone si ikintu, bufite amaforma atandukanye n'amabara atandukanye. Hanyuma polisi atinzeyo aho ngaho, yaranatinze, nkajya mvuga gusa ubundi yaje akananyandikira vuba nkanagenda, byibuze nanangerereza ndi mu mutima namaze kwemezwa. Ndavuga numva rero nagaruka, mwami wanjye nagaruka, sindi buvuge. Leta muhereza perimi ntuje, anyandikira igende, kuko urabizi ubwo nyine kontrabasiyo urayemeye kandi urabizi. Mana ni nziza, agira ngo nyihere isomo. Polisi aragaruka, agarutse atamubwira ngo nimugende, ntigeze ananyandikira, ariko natsinzwe tayari. Itegeko rya Kristo niryo ritugenga. Bimwe ibyo asaba uyu si ibyo asaba uyu, ariko twigirana imbere nawe. Hari ubwo atakwirirwa avuga kuko utuye mu kajagari, nawe uzi n'amaso yawe ntakeneye kurondora ibindi. Banza umusabe agushoboze gukuraho ako kajagari, kandi niba utaratangira urugendo urutangire uyu munsi. Imana itugirire neza. Haleluya. Dusubiye rero kuri rya jambo, Mana yanjye we, yanavuze ko nta nkuru zo hagati na hagati ndibuzane, none ndazizanye. Abaroma 6:22. Dusubiye kuri iri jambo, ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu n'ubugingo buhoraho. Ibi bintu ni urugendo rufatanye, udashobora kuvanamo kimwe ngo ikindi kizagerweho. Umva nshuti z'Imana, ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha, twakozwe wa murimo twavuze twamazemo iminsi tuvuga wakoretse muri twebwe, kandi none ubwo mwabatuwe ku byaha mukemera, niko ndimo ndakongeraho, mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu zo kwezwa, kandi amaherezo yanyu n'ubugingo buhoraho. Turimo turajyamo ubugingo buhoraho, ariko n'urwo ruhererekane nukuramo kimwe ngo end result igerweho, nukuramo kimwe end result ntabwo igerwaho, ni ikinyoma. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mu Cyongereza nabashije gusoma cya NIV haravuga ngo but now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the benefits, harimo inyungu, the benefit you reap leads to holiness and the result is eternal life. Haleluya. Niba mwarabaye imbata z'umwami, niba mwarabaye free, mwarabatuwe ku cyaha mukemera, nako mugahinduka imbata z'Imana, hari benefits, hari inyungu izabivamo, hari ikintu muzasara. ngo the benefit you reap leads to holiness. Ni ubuzima bufatanye, buratwohereza mu kwezwa. Haleluya, haleluya. Ni imbuto iva kuri byo. Hanyuma resulta y'iherezo, the end result ni eternal life. Ni havamo kimwe icyo tugamije cy'ubugingo buhoraho turaza kukibura. Ngo mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Ariko mukawera n'ukuri nta kintu yaduhishe, hari ibintu by'ibihimbano twishyiriyemo, ariko mukawera yatubwije ukuri kandi yarabyoroheje ngo nubwo umuntu yaba umuswa kugira ngo atazabiyoberwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uzi yuko n'umuntu w'umuswa utazi amateoloji, namwe utarasomye inkuru z'abateoloji, utaravuze ibiki n'ibiki, atazi no gusoma Bibiliya akayisomerwa, uzi ko avanamo igitekerezo cyo kubaho ubuzima bwejejwe, atazi ibintu byinshi. Ariko Bibiliya ihetse message imwe iyobora abantu mu kwezwa, mu kuba mu buzima bwo kubaha Imana. Ari umuswa atarigishije, atazi no gusoma, akayisomerwa gusa, tutamusobanuriye amadoktrine, tutamusobanuriye ibintu byinshi. Bibiliya irihagije
ku buryo n'umuswa atazayoba iyi nzira. Imana itugirire neza. Ibi rero biduhamiriza yuko aho kwezwa bibonekera ko ari imbuto rwose imera ku gutsindishirizwa no kwemera ububata bushya, ubuyobozi bushya bumerwaho rero imbuto yitwa holiness, tukazasarura ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Biraduhamiriza rwose ko kwezwa biza nk'imbuto yameze ku gutsindishirizwa no kwemera ububata bushya, haleluya, hanyuma iherezo ryacu rikazaba kuragwa ubugingo buhoraho. Tugiye rero muri iri jambo Abaheburayo 12 umurongo wa 14. Icyo dusabwa nyuma ya biriya byose Bibiliya igatinyuka ikakubwira ngo ubikorane umwete. Imana ishimwe cyane. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Abaheburayo 12 umurongo wa 14. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa. Bibiliya ikatubwira ngo kwezwa tubigirire umwete, ntitubigendemo bahuguru. Imana ntishobora kugusaba kugira umwete w'ikintu kite wari ukiri imbata y'icyaha, ugengwa n'itegeko ry'ibyaha n'urupfu, kandi ukingiraniwe mu gukiranirwa, ariko umaze gukurwayo, incungu yabonetse. Umwami Imana gusabye kugira umwete wo kwezwa. Imana ishimwe cyane. Ni koko twezwa n'ijambo ry'Imana, twezwa n'umwuka w'Imana, twezwa n'amaraso ya Yesu, ariko umwete wawe urakenewe, kandi umwete wawe uzagaragarira mu buryo wiyegurira umwuka. Umwete wawe uzagaragarira komati sed au Saint-Esprit, uburyo useda kuri action ya Saint-Esprit. Iri jambo ryo mu Cyongereza ryarinanira kurisoma, ariko ni yield cyangwa yield simbizi. How you yield to the Holy Spirit, how you surrender, how you submit, how you bend. Wemera kugondera umwuka wera, haleluya, niho umwete wawe wo kwera uzagaragarira. Ijwi ry'umwuka wera rivuga n'iki nawe? Imana ishimwe cyane. Umwete wo kwezwa ntabwo ugaragarira mu mirimo n'ibindi bintu byinshi dufite to gukora. Oya, how you surrender kuri Holy Spirit, uko submitinga kuri Holy Spirit, uko useda ku mwuka wera, uko wiyegurira, uko umugondera ukamwemerera. Yego mwami, yego mwami, yego mwami, ibyo ushaka si byo njye nashakaga, ariko yego, kuko ijwi ry'umwuka wera rivugira mu bantu bose batsindishirijwe, baba bari abantu bose Kristo yageze mu buzima bwabo, ijwi ry'umwuka wera rimwe, ariko baryima amatwi barizi. Umwete wawe nongere mubwire uzagaragarira mu buryo wiyegurira umwuka, uburyo useda au Saint-Esprit kuri action ya mwuka wera, uburyo usarendaringa, uburyo usubmitinga, uburyo wemera kugondera umwuka wera, yewe no kutuntu duto, tuntu twita spiritual discipline. Urugero, turi mu masengesho y'abarinzi ku nkiki, urabizi ko yarimo nawe wagombaga kuzinduka tugakorana nibature, kandi uwo mutima wenda wanawuraranye, mwuka wera yabigushyizemo kuzayabamo. How you surrender, uko submitinga. Bamwe turavuga ngo ndananiwe, abandi turavuga ngo muri make mwuka wera agukeneye ko submitinga no kutuntu duto, nibwo muzabasha kwigirana imbere. Kwezwa kuravuna, kubangamira kamere, yewe no gusenga ubwabyo bibangamira kamere. Imana ishimwe cyane. Igikurikiyeho rero nyuma yo kugira umwete wo kwezwa muri uriya murongo twasomye cyari gikomeye cyane, inshuti z'Imana, cyavugaga ngo kuko utejejwe atazagira gute, atazabona Imana. Umurongo uteye ubwoba, ariko umurongo wanditse muri Bibiliya twawucaho, twawugerekaho ibindi, twawugerekaho ibyavuzwe n'abateolojiye, twawugerekaho, ariko ni umurongo woroshye uri mu Kinyarwanda cyoroheje. Mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana, atazabona Imana. Arayibura muri ubu buzima turimo, akayibura no mu buzaza. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Impamvu Imana idusabwa kubigirira umwete ni uko izi icyo bikora muri twe n'umumaro wabyo, kandi ntifite impungenge niba rwose waratambutse muri za ntambwe, niba waratsindishirijwe, niba ubuzima bwawe buri muri Kristo Yesu, ntabwo biteye ubwoba. Kubera iki? Uwurishamo. Yesu niwe giti.
yaravuze muri Yohana 15 ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri ryo ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Ntabwo bukwiriye kugira nimba uri muri Kristo Yesu, ntabwo bwo kwezwa kuko njyewe ndi ishami, Yesu niwe giti kizima cy'umuzabibu, ibiri muri we byanze bikunze bizajya bisohokera muri njyewe. Ariko se wateweho uriyo? Akongera akadukoraho undi murimo wa wundi ubangamira kamere, kutwanganyaho amahagi, kudukataho ibintu bitari byo. Ibyo biraryana, niyo mpamvu tubikweba. Yarashatse kukwigisha guca bugufi, ariko uranga urirwanaho. Yarashatse kukwigisha guceceka nk'uko kwanjye, ariko uranga urirwanaho. Arimo arakwanganya amahagi kugira ngo wezwe, utunganywe, hanyuma ubone Imana. Ubwo duteye ku muzabibu nyakuri rero, ntibishoboka ko twakomeza kwera imbuto zaho twari turi kera, kandi twaratewe ku muzabibu nyakuri. Imana ishimwe cyane. Dushobora gukomeza kwera imbuto z'igiti cya kera twari turiho, kandi dutewe ku muzabibu nyakuri. Kwezwa rero nshuti y'Imana ni ugutandukanywa, ni ukuba set apart, ni ukuba mise apart. Kwezwa impamvu bivuna, gutandukanywa kose, kunsepara n'ikintu mazemo imyaka, kunsepara na rutine yanjye, kunsepara na kamere yanjye, kuntandukanya nanjye ubwanjye kuko nari mbayeho, biraryana, biravuna, ariko niko kwezwa. Gukurwaho ayo mahage biraryana, kandi utabyemeye Imana ntibikora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iyo mpamvu ufite ubushake bwabuhotse kugira ngo ubukoreshe wemera ububata bw'Imana. Imana nikubwira ibintu ko ariko bigenda, uyemerera aba ariko bigenda. Imana ishimwe cyane. Kwezwa no gutandukana ikintu cyose kitari cy'Imana muri iki, ikintu cyose kidasa na Yesu muri iki. Ni urugendo. Ijambo ry'Imana mu Baheburayo 4:12, reka nkoresha Bibiliya, ijambo ry'Imana. Haravuga ngo Abaheburayo 4:12 ngo ijambo ry'Imana ni rizima kandi rifite imbaraga, rirusha gutyara inkota zose zifite ubugi impande zombi, ricengera mu muntu rikagera mu mahuriro y'ubuzima n'umwuka, ngo no kuyingingo n'umusokoro, kandi rigatahura ibyo umutima utekereza n'ibyo ugamije. Niyo mpamvu Satani akurangaza kugira ngo ritagucengera. Ushobora kuba twicaranye ngaho utarimo kuryumva, ushobora kuba ukurikira ariko ukanarangara, kuko azi icyo jambo rifite imbaraga zo gukora muri wowe. Ngo ijambo ry'Imana ni rizima kandi rifite imbaraga, rirusha gutyara inkota zose zifite ubugi impande zombi, ricengera mu muntu rikagera mu mahuriro y'ubuzima n'umwuka, no kuyingingo n'umusokoro, kandi rigatahura ibyo umutima utekereza n'ibyo ugamije, rikantahuramo ibitari byo rikabikuramo. Ijambo rifite imbaraga ziruta inkota zose, ziza gutandukanya amarangamutima, ibyo Rutansi yakundaga, ibyo yibwira, bikagenda ribikata. Urumva ahantu haciye inkota ntabwo horoherwa, harakebwa, harababara, hararira, harava, ariko haba kwegereza gusa na Yesu, haba kweza, kuko yaratubwiye ngo nkuko ari uwera natwe tube abera. Arongera aratubwira ngo twebwe bafite ibyinigiro byo kuzamubona ntitujye twiboneza. Bibabaza kamere yanjye, kandi nta muntu n'umwe byorohera. Nusanga umuntu yaragiye ahindurwa n'umwami, ukamubona n'ubugwaneza atari afite, ukamubona guca bugufi atari afite, ukamubona amagambo yamushizemo, ukamubona nta kirata ibye cyane, ukamubona aragenda, uzamenye ko yagowe. Hari ahantu yaracyajwe, arakatwara, arakandagirwa, arakebwa, inkota imugerayo. Ubwo bugwaneza si kavukire, ko guca bugufi si kavukire, ahubwo umurimo w'inkota warakoze muri we kandi ukomeje gukora. Hanyuma n'umuntu undi mu Kristo wiyuzuye, hari igihe wicarana n'umuntu wiyuzuye ukajya wumva wamukweba. Iyo atari mwene data atarakizwa ntacyo bitwaye, ibyo nibwo buzima bwe. Ariko iyo yitwa ko yakijijwe, ni ukuri birabangama kwicarana n'umuntu wirata ibye kandi avuga ngo ni n'umukristo. Ariko Imana ni inyembabazi mw'abantu, tandukanye natwe pe. Iri jambo rero rimeze nk'inkota ityaye, riza kudutandukanya. Iby'ijambo ridutandukanya nabyo ni byinshi, iyo turigiriye umwete ni byinshi, kandi byose biba biri ngombwa. Irabanza ikadutandukanya n'imirimo y'ab'umwijima. Abefeso 5:11 haravuga ngo ntimukifatanye n'imirimo y'ab'umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane. Inkota ikaza igakata kuri Rutansi imirimo yiberagamo, ibikorwa yiberagamo nta kibazo afite, ariko inkota ikaza ikamutandukanya ngo ntimukifatanye n'imirimo y'ab'umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane.
Bibiri ijambo ry'Imana yavuze ngo ntimukagire uruhare mu bikorwa by'imburamumaro. Icyama akagira umuntu nyumva, ibikorwa by'imburamumaro c'est pas nécessaire mu byo twita ibyaha. Ibikorwa by'imburamumaro ubundi uzajya upimisha buri kintu ujyamo, uzajya ugipimisha ijambo ry'Imana. Ntugipimishe emosiyo zawe kuko ziribeshya. Ntitugipimisha amarangamutima yacu, ntitugipimisha uko tubana n'abantu n'uko bari budufate, ahubwo tugipimire ku ijambo ry'Imana. Ngo ntitukifatanye n'imirimo yabo umwijima itagira umumaro. Bibiri ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimukagire uruhare mu bikorwa by'imburamumaro. Ntitukagira uruhare mu bikorwa. Gukebwa ni ugushyirwa ku ruhande. Sometimes bitugira marginalize, bikaduhindura abantu badafite ubwenge no gutekereza, batari social. Ariko mukabera niba yakubujije arimo aravuga ngo ntukifatanye n'imirimo y'imburamumaro, nawe ukabandara uti baramvuga wiki, barambona batukayibandararaho, ugakererwa mu rugendo we, ugakererwa. Imana itugirira ubuntu. Wavutse ubwa kabiri akwiye kwemera kwiga ijambo ry'Imana rikagwira muri we kugeza ubugingo n'umwuka we bitandukanijwe, kugira ngo azabashe gutandukanya inyigisho nzima zimutera gusa n'umwami n'inyigisho zimureshya zitarizo. Haleluya. Iba zabihabwa n'iki? Nuko ijambo ry'Imana ryagwiriye muri we. Bera b'Imana, kwizera mwibuke ko kuzanwa no kumva, ariko no kwibeshya kuzanwa no kumva ibintu bitari byo. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu ugutwi kwawe ukwiriye kurobanura aho gutega. Aha rero inshuti z'Imana niho agakiza gatangira gukomerera, kuko wakiriye umuyobozi mushya, wakira ubuyobozi bushya, ujya munsi y'ububata bushya, kandi bigiye kugira gute? Kubangamira kamere yawe. Ibindi byose byasaga nk'aho ari umunyenga. Naratoranijwe kubw'imbabazi z'Imana, turabiririmba rwose mu magana menshi y'abanyabyaha yankuye, yarantoranyije angiriwe mu magana menshi y'abanyabyaha ntabigize mu ruhara, arandoba muri generasiyo yanjye, arandoba mu bakobwa b'urungano rwanjye, arandoba mu muryango utarigeze umenya Imana, arandoba. Ariko urugendo ntirwagarukiye aho, kuko ntahise mpfa ku musaraba nka cya gisambo ngo mbe ntsindishijwe mpite nizamukira. Ubuzima mfite kuva natsindishirizwa bwitwa kwezwa, kubamba kamere kugeza igihe nzavira muri uyu mubiri. Nirwo rugendo rukabihira kamere we, ugatangira gutandukana n'ibyo wakundaga. Aha niho agakiza gatangira gukomerera, kuko nagiye munsi y'ububata bushya bukaza bukabangamira kamere yanjye. Ugatangira gutandukana n'ibyo wakundaga, ibyo wajyaga wumva ari uburenganzira, ugatangira gutakaza uburenganzira. Ubundi umuntu uri mukizwa neza ashaka gusa na Yesu amera nk'umuntu udafite ubwenge, kuko ibyo abandi barwanira ntabirwanira. Ushobora kumureba ukagira ngo ntafite ubwenge, batari kuki utajya kurega, kuki ureka bagukandagira. Ndi mu bubata bushya utakiburanira. Haleluya. Ugatangira gutandukana n'ibyo byose, ukamera nk'umuntu utakaje uburenganzira bwawe. Ikikoye rero si ugutandukana n'ibyo bindi, nabyo no gutandukana nawe ubwawe. Kwica kamere yawe utazi, rutine ze yiyubakiye, akagenda apfa kuri kamere. Mwami akamubwira ati nibi simbikunda, nibi sibyo. Aha rero nshuti z'Imana, kuko hahombya niho abakiranutsi batangira kubishwaho no kwizera. Haleluya. Ubwawe iyo ukurikije kubambwa kwa kamere, ukemera uko gutandukanywa n'imirimo y'imburamumaro n'ibintu byose umwami adashima, wowe ubwawe nawe ubwawe urireba ukajya agira ngo wabaye umusazi. Nigutureka ibyara inyungu zawe, nigutubireka kandi wari ufite ukuri, inyungu wari ufite kujya gutera igipfunsi, wari ufite kujyana y'ijambo, wari ufite kubereka ko nawe ufite ubwenge. Aha rero abakristo benshi banga kugerayo, kuko hababaza kamere, habangamira kamere. Tukajya mu mburanya nk'abisi, tukaburana nk'abadafite umwami, kuko twanze ko kamere yacu ikorwamo, twanze ko icyubahiro cyacu n'amazina yacu bikorwamo. Uba umeze nk'usazi, kuko waretse inyungu zawe, ndetse n'abakureba ba bugufi bashobora kukwita umusazi, yewe ugatakaza n'inshuti. Ariko umukiranutsi wanjye we azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Abaheburayo 10:38. Ariko umukiranutsi wanjye we azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Akaza kandi gutandukanywa n'inshuti. Ibintu biravuna nshuti y'Imana, kandi byananiye benshi, none byabateye kuba ibikuri. Iki gituma baba ibikuri? Iyo banze gutandukanywa n'inshuti, amatwi yabo n'amaso yabo n'ubwenge bwabo bihora byanduzwa n'ibiganiro by'inshuti, bagahora biyeza ko batashye bakongera ejo bakabisubiramo,
bigahora bityo. Ijambo ry'Imana bumvise nk'ubu niba bamaranye nanjye umwanya w'isaha urenga, ejo nimugoroba aragorobereza mu biganiro by'inshuti, aragira n'izandika atari zandi tuba turi kumwe gusa, ibyo asoma bihore bidiriwa, bihore bisuka amazi mu byo yumvishe, ahora agwingira. Yumvise ijambo ry'Imana isaha, arebye filime amasaha 3. Yumvise ijambo ry'Imana isaha, arebye ibiganiro bipfuye bitagira umumaro, byuzuye kamere, byuzuye ubusa, byanduje amatwi, byanduje amaso, byinjiye mu bugingo bwe, agahora ameze atyo, akaduhindukana ingwingire tukumirwa. Twarakirijwe rimwe akatubana ingwingire tukumirwa, uko yanze kwitandukanya, kuko kwitandukanya biraryana. Imana itugirire ubuntu. Mu rwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto 6:14 kugeza kuri 18. Urwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto 6:14 kugeza kuri 18. Haravuga ngo ntimwifatanye, ntimuferushipinge, ntimusabane, ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Ibi ntibimbujije kwicarana nabo, ariko birambuza guparticipa mu byabo. Ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya biti? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana biti? Iyo umukristo akibereye mu gihande cyo gutsindishirizwa gusa, ababana n'abantu bose n'ahantu hose no mu bintu byose. Ariko iyo ageze mu buzima bwo kwezwa, kwemera ububata bushya bw'Umwami, inshuti zimwe zimuvaho, ibiganiro biba bitagihura. Abikorinto 2:6-18. Iri jambo ararimenya rigatangira gushyirwa mu bikorwa mu buzima bwe, bikamutandukanya n'abantu bakuranye, bikamutandukanya n'abo biganye, bikamutandukanya, bishobora no kumutandukanya yewe n'abo basengana ariko batajya mu mujyi umwe. Ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya biti? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana biti? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, kuko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Kuri 17 ngo nuko muve hagati y'aba bandi mwitandukanye. Muribuka ko kwezwa ari kwitandukanya. Mwitandukanye niko Uwiteka avuga, kandi ntimugakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira. Imana ishimwe cyane. Muri make twanga kwitandukanya, twanga kwezwa, ntago data twakira. Ngo nuko muve hagati y'aba bandi, biransetse iyo turimo tugoreka ijambo tukavuga ngo buriya siko ryavugaga, nuko rivuze. Ngo nuko muve hagati y'aba bandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga, kandi ntimugakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira, kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Niba byose tumaze gusoma nta mumaro bifite, kuki byaherekezwa n'uyu murongo wa 18? Niba agomba gukomeza kutubera data tudasa nawe, tudaharanira gusa nawe, tudafite umwete wo kwezwa, kuki yarinda kutwibutsa biriya byose byo hejuru? Nshuti y'Imana, wikwakira ibinyoma, kuko imbuto y'Imana yabibwe muri wowe. Niba yarabibwemo koko, imbuto yo kwezwa urayifite. Ahubwo bigirira umwete, ubone ko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Kandi nubigirira umwete, nawe ubwo uzitangarira ibintu wavuyemo n'ibintu watsinze n'ahantu warenze utarutaga ko wahatsinda. Ndakwinginze bigirira umwete, bigirira umwete mu buryo bwose bushoboka. Bigirira umwete ku rwawe ruhande. Mwuka Wera warizerwa, icyo akora muri wowe n'ubundi asanzwe agikora. Nuko muve hagati y'aba bandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga, kandi ntimugakore ku kintu gihumanye. Ntimugakore, nta nubwo ari ukunywa, nta nubwo ari ukurya. Ntimugakore. Muri make biratwereka uruhare rwo kwezwa uko rungana, biratwereka uburemere bwabyo. Ntimugakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira, kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Arifuza kubera ndetse, arifuza kubera abezwa, yifuza kubera se, tukamubera abahungu n'abakobwa. Imana itugirire neza. Kwemera gutandukanywa birarushya, bibangamira kamere, nkuko nakomeje kubishimangira. Ni ukubambwa, ni ugupfa buri munsi, ni ugupfa buri munsi, ni ukubamba kamere buri munsi, kuko iduhagurukana buri munsi. Iyo watsinze kimwe, Mwuka Wera ahita akumurikira ikindi burya utaruzi, nacyo akakikwereka, ukarushaho gusa na Yesu. Rero uku kubambwa kuravuna, kandi kwagenewe gukorwa buri munsi. Nkuko kwicisha bugufi bivuna, ariko Imana ntiyaje kutubwira ngo ari twe iducishe bugufi. Oya, iyo ije kuducisha bugufi bije guhangana n'ubwibone bwacu, ahubwo idusaba twebwe kwicisha bugufi. Kandi kwicisha bugufi iteka bibangamira kamere y'ibyo nashakaga. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero 5:5 kugeza kuri 6, numva ari bwihangane nkarangiza, namwe mukihangana mukanyumva. Imana ishimwe cyane. Urwandiko rwa mbere rwa Petero 5:5 kugeza kuri 6 haravuga ngo namwe basore mugandukira abakuru,
mwese mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane, kuko Imana irwanya abibone, naho abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Ngo nuko mwicishe bugufi. Nitwe twicisha bugufi. Kwicisha bugufi ni kamera impagararamo nkayibwira ntituzi ni twebwe twicisha bugufi. Byari kudushyira hejuru bihagurutse bihari. Ni twebwe twiyemeza kwicisha bugufi, tukavugana n'imitima yacu, tugasubizanya n'ibitekerezo byacu. Nasanze ubwibone atari ikintu mw'abantu. Ubwibone bundi buba mu mutima iyo bwagiye guhinguka inyuma mu mibereho no mu mvugo, tukabubona burya mu mutima wabusendereye, kuko natwe butagaragaye inyuma kenshi no mu mutima tuba turwana nabwo, ariko iyo bujya gusohoka mu biganiro no mu mibereho. Ngo nuko mwicishe bugufi. Imana ntishaka kuducisha bugufi, kuko iyo ije kuducisha bugufi ibije kuturwanya, kandi ibyo nibyo bikomeye cyane. Ngo nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Nasanze kwihana k'ukuri ari ukwicisha bugufi. Nasanze kwemera gutsindwa ari ukwicisha bugufi. Iby'uru rugendo bigizwe no kwemera kwicisha bugufi. Nkavuga ngo nari mfite raisonnement, ariko nakiri ijambo ry'Imana rivuga, bisaba kwicisha bugufi. Hari abantu benshi bazarimbuka batarimbuwe nuko basambanye, nuko bishe, nuko bagize gute, ahubwo bazaba barimbuwe n'ubundi. Koko n'igikwiriye kurimbura abantu nuko bagumye ku ntebe y'ubwami bwabo. Si abantu babi, si abanyangeso mbi, ariko bariyobora. Iyo Bibiliya ivuze barayivuguruza, ijambo ry'Imana risabye ikintu barakivuguruza, baravuga ngo njyewe nuko mbyumva, ariko njyewe ndabona ari uko bimeze. Wowe muntu buntu, njyewe muntu buntu, ubora mu munsi umwe mu minsi ibiri, havuguruza umuremyi w'ijuru n'isi. Umuntu akazarimburwa n'icyo, kuko yicaye ku ntebe y'umutima we, yanze kuyiha Imana itugirire ubuntu. Mu byazanye Yesu rero nshuti y'Imana byinshi twagiye tuvuga, harimo n'iki ngiki turimo tuvuga muri uyu mwanya wo kwezwa, harimo no kudutandukanya. Haleluya. Akabikorera iki? Kugira ngo atazadutakaza burundu. Muri Matayo igice cya 10:34 ngeze kuri 38, ngo mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Umwami w'amahoro Yesu ndagukunda. Haleluya. Umwami w'amahoro ngo nago yaje kuzana amahoro mu isi. Mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro, ubwo naje kuzana inkota, kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe. Abanzi b'umuntu bazabaho mu rugo rwe. Ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntaba akwiriye kuba uwanjye, kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandutisha ntaba akwiriye kuba uwanjye, kandi utikora umusaraba ngo ankurikire ntakwiriye kuba uwanjye. Umwami w'amahoro yaje kudusepara. Niba bakurikiye ubwami bumwe, nanjye nkaba nkurikiye ubundi bwami, turatandukanye se ntidutandukanye? Tuzatandukana mbakunda, tuzatandukana mubaha, tuzatandukana ntabatuka, tuzatandukana rwose mu mutima no mu bwenge no mu bitekerezo no mu migirire dutandukanywe. Ntabwo waba ari umuntu w'abantu bananiwe gukizwa neza kubera ko banze kubabaza abababyaye, banze kubabaza abavandimwe. Ariko tuba tutamenya umwami. Ubushize naganiriye n'umuntu umwe ambwira idini ry'ikinyoma yasubiyemo ngo kubera ababyeyi be. Koko ntabuze agaciro k'ubugingo, ngo kubera ko iryo dini iyo urivuyemo abantu baririmo ntibongera kugusura, urabyara ntibaguhembe, wapfusha ntibagutabare, nta mikino bagira mu binyoma byabo ntibakina. Ariko twebwe abaguzwe amaraso, koko abazi icyo ubugingo bwanjye bwaguzwe, amaraso y'umwana w'Imana utagira intege n'ikizinga. Ubugingo bwanjye nkabwandavuza, nkabushyira inyigisho z'ibinyoma, ngo kugira ngo nimbyara bazampembe. Batampembye se ubundi mbaye iki? Nyine ko nanabyaye nagize n'umugisha, birabuza umwana kubaho se no gukura. Batanshyinguye se ubundi mbaye iki? Ko n'ubundi nyine nzaba napfuye, kandi ubugingo bwanjye bwagiye aho bugomba kujya. Nshuti z'Imana, ibi ni ukutamenya icyo twaguzwe, ni ukutamenya agaciro k'ubugingo. Uzi ko hari umuntu yicara mu kinyoma kubera inshuti afite, kuko bagendana, kuko bwari umuntu umwe wabwiye abantu bavuga ngo njyewe n'igihagararo cyanjye, ariko abanyarwanda turibona, njyewe n'igihagararo cyanjye nava muri dini nkajya mu tudini. Wowe n'igihagararo cyawe wagumye ukarya umwanda, kandi mu nda yawe ntushyiramo umwanda, kuko abantu b'abasirimu bize bafite na choice mu byo kurya. Ubu bararobanura, barya utu bakarya utu, arobanurira igifu cye kizabora, akarobanurira umubiri we uzabora, akawurobanura akawutunga neza. Nanjye ndimo nagerageza kuwitaho mu masaziro yanjye, tukawitaho uzabora, nturobanurire umuntu wawe mw'imbere uzaba witeka. Mbega ikinyoma, mbega ikinyoma, ngo kubera igihagararo cyanjye. Umunsi bazadushyingura nibagaruka kutureba nuko ntawe uzatureba.
cyakora kwa kundi nyuma y'imyaka niba ari 20 bakuraho amarimbi, akagufuka kawe niba uzabure cyane metero 2 kazaba hasigaye nk'agace kangana gutya. Ntitwirwa tubibona se mu bacu twapfushije. Nshuti y'Imana, agaciro k'ubugingo ukaguranya igihagararo ngo baza imbere y'intebe y'Imana nzahagarara yo njyenyine, sinzaba ndi kumwe n'umugabo washatse, sinzaba ndi kumwe n'abana nabyaye, sinzaba ndi kumwe nabo nabwirije ubutumwa bwiza, nzahagarara imbere y'intebe y'Imana ndi njyenyine, nimurikira imirimo nakoze. Iyo nakoreshejwe n'urukundo nkunda umwami no kumwumvira igumeho, iyo nakoreshejwe no kugira ngo mumenye namamare iyo izaba yarahiye kera, iyo nagororewe amashyi y'abantu nzaba naramaze kubona ingororano zanjye hano mu isi, kuko niba dukorera gushimwa twahawe ibihembo byacu ngo ni amashyi, byarangiye. Nshuti y'Imana, ukagumya ugakina, Imana iguha ubuntu. Haleluya. Nubwo turimo tuvuga ibyo kwezwa, nagira ngo nkwibutse ko hano ntabwo ubuntu budutsindishiza niburangiza ngo dusige hagati, buraduherekeza no mu kwezwa kwacu, kuko butuvuyeho ntitwabasha kwezwa, nabyo tubishobozwa na Kristo uduha imbaraga. Haleluya. Reka soze, reka simbuke birabyanditswe bindi. Kwezwa n'ubuzima, nshuti y'Imana, ntabwo ari kakanya gatoya k'isengesho nigeze kubivuga ricishijemo rimwe na rimwe ryatubereye n'akamenyero. Ngo Mana, ngo iyo tuvuze turacumura, ngo twareba tugacumura, hari ikindi ni iki twagenda tugacumura. Ubivuze ubikuye ku mutima, Imana nishimwe, ariko ubivuze ubisubiyemo kuba byumvanya abandi. Kwezwa rero ntabwo ari ubuzima bwa kariya kanya tubatangiza amasengesho yacu dupfukamye turi twenyine cyangwa turi kumwe n'abandi ngo tubanze ngo twiyeze. Kwezwa n'ubuzima, bira bishobora kuba kwihana kuko uri kuvuye ku mutima, ushobora no kuba kwihana k'umuhango kuko twakumenyereye mu idini. Kwezwa n'ubuzima, kwezwa n'ubuzima bwo kuba mu ijambo no gukora iki ijambo rivuga. Kwezwa no kwemera gushyirwa ku ruhande, no kwemera kubamba kamere, no kwemera kuba munsi y'ububata bushya, ntabwo ari agacishijemo. Ngo Mana ndagusaba imbabazi ngo aho naba navuze nabi, none se ko uhazi wazisabye mu by'ukuri. Mana navuze nabi, umugabo wanjye namubwiye nabi, abana banjye nababwiye nabi, mbabarira. Umukozi wanjye namubwiye nabi, mbabarira, kandi unyize urandura uyu muzi wo gusharira mu mutima wanjye. Ngo Mana, ngo mbabarire ngo aho naba nagize irari, uraribe wese ko warigize, musabe imbabazi, umusabe no gutunganywa no kubamba iyo kamere y'irari. None amubwira ngo ndondora umenye, uba wamaze kumusaba imbabazi no gukira ibyo uzi. Ese uramurondoroza ibyo uzi, kuko hari ibyaha tuba dutuyemo tubizi, tubituyemo tubizi. Mbese bikeneye kurondorwa, ubundi no gusacinga. Iyo umuntu asacinga ikintu kitarahagaragara, ikirahagaragara ndakibona, ni nkihane, sabe n'Imana imbabazi, sabe no gutabarwa nayo. Ariko ndabwira ngo ndondora kandi ibintu bitondetse ku murongo, nanjye nsanzwe mbizi. Imana itugirira ubuntu, kandi ubwo buntu twarabuhawe. Icyanyemererwa niba utaratangira, niba utari muri urugendo rwo kwezwa, icyampa ukemerera itangiriro rishya nawe rigakorwa muri wowe. Icyampa ukemera ugatsindwa, ukamenya ko uri umunyabyaha kandi kutakwikiza, kandi ko ukeneye imbabazi z'Imana, nawe ugatsindishirizwa. Ibi byose twaherewe muri Kristo Yesu, bikakubaho ukabyakira, tugakomezanya urugendo utarimo kwibeshya ubugingo. Wakiriye Yesu wuhe, wagiye kumwakira barimo bakubwira ko akiza indwara, barimo bakubwira ko azaguha akazi, nukuri aragatanga, ajya atabara. Ariko ibyo ngo agusha imvura ku babi n'abeza n'abatazaraga ubugingo buhora ajya bibaha. Kandi ntabwo yishimira ko bakena, ntabwo yishimira ko baraza abana inzara, no, ngo nuko badakijijwe. Ariko we ntashaka kuzagutakaza. Imana itugirira ubuntu. Kwezwa n'ubuzima, kandi ubuntu bwakoreye muri twebwe tujya gukizwa buracyakura muri twebwe kugira ngo twezwe. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 2 umurongo wa 11 kugeza kuri 14, cyamaye amagambo akaguma mu mutima wawe. Tito 2:11-14. Izi nyigisho tuzazikomeza ubutaha kwa gatatu kubw'ubuntu bw'Imana, ariko reka dusoreze kuri iki ngiki ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Aha ngaha tuyemeranya n'abantu benshi, bikurikiraho n'ibyo abantu benshi batemera. Butwigisha
kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha. Mwumvise ko bitarangira, dutegereje n'ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza, watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite, bugire ishyaka ry'imirimo myiza. None se ni gute umuntu bwagira imbaraga zo gukiza umunyabyaha ari bwo bukomeye, bwagera mu kumweza bukananirwa? Ntabwo ibyo bintu ari byo nshuti y'Imana, ntabwo ari byo. Ubuntu bufite imbaraga, ariko ubuntu buhagarariye umuntu, ubuntu buhagarariye Kristo, ubuntu ni Kristo muri twe. Ntabwo rero iyo ageze mu kutweza twebwe abera iyo mbuto yo kwezwa ko twatsindishirizwe, ntabwo aho ngaho hagera ngo agire intege nkeya, oya arazifite, ahubwo umwete wo gusarendinga kuri Mwuka Wera muri wowe urangana iki? Tangira umwete w'ikintu cyose uravuna, umwete wo kujya mu kazi kandi wararwaye umutwe, umwete wo kubwira abantu neza kandi uva gushaka kubabwira nabi kuko bakubabaje, umwete iteka uravunanye, ariko umwete wo kwezwa urawusabwa. Imana itugirire neza. Muri iri jambo ry'Imana akavuga ngo erega ubuntu bw'Imana bwamaze kugaragara, nibwo soko y'agakiza ku bantu bose. Ubwo buntu butwigisha kuzinukwa imico mibi no kutubaha Imana no kurarikira iby'isi, kugira ngo muri ibi bihe bya none tumenye kwifata. Ubuntu buduha imbaraga zo kwifata, tugire n'imibereho itunganye yo kubaha Imana. Ni nako dukwiriye kumera tugitegereje umunsi muhire dufitiye ubwuzu, ubwo Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza azaza afite ikuzo. Twarakijijwe, turimo turakizwa, dufite n'ibyo dutegereje. Haleluya! Ngo niwe witanze kugira ngo aducungure, atuvane mu bugome bwose, kandi ngo atweze, atugire abantu be bwite bafite ishyaka ryo gukora ibyiza. Imana ishimwe cyane. Ngo ibyo ni ngombwa ko, umva Pawulo arimo kumubwira, ibyo nibyo ugomba kumenyesha abakumva, ubakomeze kandi ubacyahe ukoresheje ubushobozi bwose wahawe, ntihakagire n'umwe ugusuzugura. Imana ishimwe cyane. Imana ibahe umugisha. Murakoze kukwemera kuntega amatwi uyu mwanya wose, urakoze kwemera Mwuka Wera wavugiye muri njyewe, urakoze kwemera gutangira urugendo niba bigusaba kongera gutangira no gukubita ibintu byose hasi, urakoze kwemera ko ubuntu bw'Imana bwaguhesheje agakiza ugikorera no muri wowe kugira ngo wezwe, urakoze kwemera ko ugiye kujya usabumitinga, usarendaringa, ubendinga, ucira bugufi Mwuka Wera muri wowe, no mu tuntu duto nibwo muzagenda mwigirana imbere, no mu tuntu duto ntukatwime amatwi. Urakoze kugiye kubigirira umwete, urakoze kugiye kwitanga ngo kamere yawe ibambwe. Biravuna, bivuna umubiri, ariko umusaruro wabyo uhora ari mwiza. Kunesha kuraryoha, kurushaho gusa na Yesu biraryoha. Ikindi bitwizuza ubushizi bw'amanga, tukaho tutikanga umwanzi, tutikanga Satani, tutikanga. Umusaruro wabyo ni mwiza, kandi umusaruro wabyo ni ubugingo buhoraho. Agakiza rero it's a package, ni igifunyika kiri hamwe, wikuramo kamwe. Nukomeza kumva inyigisho nzima, nuhura n'izi binyoma uzazimenya nkuko ntarenze ibintu byinshi. Umwigisha wasaga nk'aho azi byinshi akajya kunyigisha rya tegeko ry'umwuka ubugingo rikorera muri Kristo Yesu byo mu Baroma 8, akajya kuri inyigisha ariko ambwira ko umwiriye koroshya, kuko uyu muntu ngo ari munsi ya tegeko ry'umwuka w'ubugingo, ngo ibyaha akoreramo ntacyo biba bitwaye. Koko sinarinzi byinshi, ariko namenye ko icyo kintu ambwiye ari ikinyoma. Niyo mpamvu inshuti z'Imana, iyo wagize umugisha ugakizwa, Imana izakurinda, mu buswa bwawe izakwarura. Ariko se wakijijwe wumvisha iki? Ndashima Imana yangiriye ubuntu ngakizwa mu myaka za 1998 97, ubwo twari dufite indirimbo zivuga ngo Kigali si iwacu tuzataha, Canada si iwacu tuzataha. Muri iyo myaka twakizwaga batadusezeranyije amamodoka, batadusezeranyije amazu, twakizwaga dushaka kuva mu byaha. Ubutumwa wumvise nibwo buzadetermina ubukristo uzaba mu bwaribwo. Wagize ibyago uhingukira ku butumwa ukubwira imitsima n'imigati, wakira Yesu utanga imigati, ubura Yesu ukubwira kwikorera umusaraba, ukusaba gupfa kuri kamere, ukubwira kwihana no kubabarirwa ibyaha, uhita ukomereza ku byaha wari ufite, wakiriraho ibindi Yesu atanga, winjiriye mu irembo ritari ryo. Ariko uyu munsi kubw'imbabazi z'Imana, reka dusangire ku meza y'Umwami.
mbabarire nabatindiye ariko hari ibintu wumva utacamo. Nuko Pawulo ahishurirwe na Kristo aratubwira mu Bikorintho ba mbere igice cya 11 ngo nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya nicyo nabahaye namwe, yuko umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima. N'Abikorintho ba mbere 11:23. Nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya nicyo nabahaye namwe, yuko umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima, akawushimira akawumanyagura, akavuga ati uyu ni umubiri wanjye batangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. N'igikombe kigenza atyo bamaze kurya, ati iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye, mujye mukora mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke. Uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza aho azazira. Muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu, muzaba mwemera kumukurikira, muzaba mwemera kwezwa, muzaba mwemera kubamba kamere. Muri icyo gituma umuntu wese uzarya umutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe cye uko bidakwiriye azagibwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami. Uyu murongo ujya utera abantu gutinya kwegera igaburo ryera, ariko niba ushaka ko icyo Yesu yakoze gikoreka muri wowe, utari mu keresi icyo yakoze ku musaraba, ni karibu ku igaburo ryera. Waba warabatijwe utarabatijwe, nugera mu idini ry'iwanyu babasaba kumanza kubatizwa, ntuzarirye, uzabanza ubatizwe. Kandi niba warakijijwe sinzi n'impamvu utarimo ubatizwa, uko byanditse muri Bibiliya turabisabwa, ariko reka ngo utinyure uyu munsi. Nicyo gituma umuntu wese uzarya umutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe cy'uko bidakwiriye azagibwa n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami. Nta murongo twabonye muri Bibiliya ubuza abantu kwegera ameza y'umwami ngo kuko batabatijwe. Icyakora na disipurine zo mu madini dusengeramo ni byiza kuzubaha igihe tuzirimo. Sindimo kubwira kwigomeka, ariko ndimo ndakubwira igihe dufite umudendezo wo gusangira nka gutya kw'abana b'Imana, turabikora nk'uko Bibiliya ibivuga. Kubera iki dukwiriye kwegera ameza y'umwami? Arashushanya amaraso n'umubiri wa Kristo, nibyo bitweza. Sinumva rero ko intege nke zanjye zakambuje kwegera ameza y'umwami, kandi ahubwo ni njye ukwiriye kuyegera kugira ngo icyo yankoreye ku musaraba cyuzurire muri njyewe. Ikibi ni ukubikerensa ukavuga uti ndapfa gupfa. Urapfa gupfa, ndapfa kubikora nanjye nk'uko abandi bavuga. Ibyo udakeneye icyo umwami yakoze muri wowe, uraba unywereye kwishyiraho urubanza. Niko Bibiliya itubwira ngo nuko umuntu yinire, yisuzume, muri make yiyegizamine, yisuzume abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe. Kuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'umwami aba aririye kandi aba anywereye kwishyiraho gucirwaho iteka. Ngo ndetse nicyo gituma benshi muri mwe bagira intege nke, abandi bakarwaragura, abandi benshi bakaba basinziriye. Ariko twakwisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza. Imirongo 32 sinkunda kusoma, ariko nifuza kusoma kubw'inyigisho turimo. Nyamara iyo duciriwe urubanza n'umwami wacu, duhanirwa nawe kugira ngo tutazacirwaho iteka hamwe n'ab'isi. Iyo Imana irimo iha impana igira ngo kamere yanjye itantwara, igira ngo nezwe, ikababaza kamere yanjye, ibigira ngo ntazacirwaho iteka hamwe n'ab'isi, ibigira ngo kamere yanjye itazanyobora mu kuyoba, umwami akantakaza. Ngo nyamara iyo duciriwe urubanza n'umwami, ngo duhanirwa nawe kugira ngo tutazacirwaho iteka hamwe n'ab'isi. Hari ibintu Imana ishobora kunyima muri none byari birimo bikuza kamere yanjye, akabinyima nkana kugira ngo ndusheho kwezwa no gusa nawe, kugira ngo ntazahanirwa rimwe n'ab'isi. Imana itugirire ubuntu. Reka twegere ameza y'umwami, tuyegera tuzirikana icyo Yesu yakoze, tuyegera atari ibyo tutabisuzuguye. Ngo kuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'umwami aba aririye kandi aba anywereye kwishyiraho gucirwaho iteka. Ndetse ngo nicyo gituma benshi muri mwe bagize intege nke mu mibiri yabo, abandi bararwaraguritse, abandi barakenyutse. Twebwe rero tubikora tubyitayeho, twizeye ko ahubwo bikora ikinyuranyo cy'ibyo ngibyo. Tugira imbaraga mu myuka yacu, tukarushaho gusa na Yesu, tukagira imbaraga mu mibiri yacu zo kutarwaragurika no kudakenyuka, ndetse kugira ngo dusohoze icyo umwami yatugeneye, kandi tukabasha kurushaho kwezwa no gutura muri ububata bushya bw'umwami Yesu. Reka twegere ameza y'umwami. Urakoresha icyo ufite. Tujya tuvuga ngo impamvu bariye umugati wabo wari umeze nka capati nuko muri kiriya gihugu ari byo biryo byabo by'ibanze. Iyo Yesu aza kuba yaravukiye mu Rwanda, ahari aho bari kuvuna umwumbati cyangwa ikijumba. Rero nuko nyine ndimo bibwira abanyamujyi, mwebwe ntimubuze umugati, ariko ari umuntu wo mu cyaro udafite nk'umugati yakoresha na kawunga, yakoresha icyo yaba afite. Ariko mu cyaro benshi ntabwo bafite interineti ngo baradukurikira, ntabwo bafite interineti, baba bafite n'ubushobozi bwo kugura uwo mugati.